dance cyangwa ni ibi bintu byaje by'uburinganire wenda abantu bagashaka nko kuresha simbizi ukumva ko wenda bibaye iby'uburinganire nje numva ko ariho byakemukira kubera ko niba uri umugabo wanjye tukavuga ngo tugire uburinganire no kuvuga ngo turagabura tuvuge ngo shakisha amafaranga wishura inzu unahaye numara nawe umubwire ngo shakisha amafaranga ugaburira abana unakore n'utu tuntu two mu rugo. Reka nongere mbahe ikaze ku Ntore TV mwebwe mwese abamaze gukora ibisabwa. Ubwo ibisabwa ni subscribe, share, like, comments. Turabasuhuje cyane tutiyambo bitewe naho muherereye, abo bwije mwiriwe, abo bukeye mwaramutse. Ku migabane yose muriho ku isi turabasuhuje cyane. Tunabashimira cyane abantu bose bamaze gukora subscribe, share, comment. Turabashimiye cyane ubwo kudushigikira. Hanyuma nanone kuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu. Azavuga ngo ni umushitsi w'imena. None reka dutangire tumuha ikaze ku Ntore TV kugira ngo tubane nawe uyu munsi kubw'impamvu turaza kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Harimo na bimwe mu byo mwifuza kumenya kubijanye nawe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma nanone reka dutangire tumuha ikaze kubwo kugira ngo atwibwire. Aline tuguha ikaze. Murakoze cyane. Tuguha ikaze ku Ntore TV. Abantu bo ku Ntore TV barakwishimiye. Amen. Yesu Hanyuma ashimwe nanone bene data. Uratera haleluya 8 zimwe z'abayombi. Hari umungu wavuze muri kesha ngo aratera haleluya ngo 7. Ngo namara ngo nuwabatere 7. Ninde umubwiye ko ari uwabona bari mu mwuka umwe nawe. Nuko Aline tuguhaye ikaze. Murakoze. Kadutangire utwibwira ku Ntore TV kugira ngo abantu bo ku Ntore TV babashe kumenya umuntu bari kuganira nawe. Yego. Karibu. Amazina ni Rusobanuka Aline. Ndi umumama w'umunyamurenge. Ntafite abana babiri. Nkorera kuri Aline Makeup Artist. Niyo YouTube channel nkora. Murakoze. Urakoze cyane Aline Makeup Artist. Turakwakiriye ku Ntore TV ngo wegere n'Imana iduhana imigisha. Yego. N'abantu badukurikiranye twese Imana iduhana imigisha. Yego. Hanyuma nanone Aline twifuje kuganira nawe tumaze kubona ibintu ukora. Ubwo ninje umaze kubibona n'abandi. Ariko ndatekereza ko abantu bo ku Ntore TV wenda batari babibona. Twifuza kuganira nawe kugira ngo tube twosangiza abantu ibikorwa ukora. Kubera ko biza kubafasha benshi muri twebwe abaza kureba iki kiganiro. Uvuze ko witwa Aline Makeup Artist. Aline Makeup ni umuntu ki? Kugira ngo abantu babashe kumenya mu burambuye. Aline Makeup iryo zina ni izina ry'akazi nkora. Ndi umu makeup artist. Nkora makeup. Mbwira n'abantu badukurikiye nkora makeup ku bantu bose waba uri umugabo waba uri umugore. Makeup yawe irakogwa. Uko waba ungana kose n'iy'abana irahari. Nkora makeup niyo mpamvu nitwa iryo zina. Na YouTube channel yanjye niyo mpamvu nayise Aline Makeup Artist. Hanyuma nkuko nabivuze nyine ndi umunyamurenge. Ndumva mu bazavuga ngo Mu Murara. Mu Murara. Ngomoka mu Murara wa Segege. Ndi umwishwa w'Abadahugwa. Nshatswe mu banyabyinshi. Ubu mfite abana babiri n'umugabo. Ngira ngo nibyo. Yewe ibyo N'akazi birahagije. n'akazi nakakubwiye nkora makeup, nkora inzara.
n'iki kindi ngacuruza n'utu tuntu nyine tw'ubwiza twa mama ni ibyo ngibyo yemwe ari narivuze bikomeye nuko tutari mu ikanisa twari kumukomera amashi bayakoma aho bari ni umumama w'umunyamurenge afite abana babiri kandi akora ibijyanye na make-up kandi iyi channel ndango iriho urubyiruko rwinshi rwokenera make-up ariko hari ukuntu uvuze ngo ukora ngw'iy'abagore ngo n'iy'abagabo buriya habaho n'iy'abagabo irahaba urugero rwose kabisa umugabo ukuyeho yisiga akaba abagabo cyane cyane ugasa neza abantu bafite ibiheri abantu bafite uruhu rutameze neza abantu mufite ibiheri nibaje turabatunganya kaba abantu baje gukora ubukwe bafite ibiheri bafite inkovu mu maso bafite ibintu nyine bitameze neza hari ukuntu ugenda ukamutunganya mbese akagaragara neza n'ifoto ikaza imeze neza cyane bya bintu byose noneho bya bintu bigashira yemwe abantu bakeneye kwikesha abantu bakeneye keza katari kurya ngo baguhomye byinshi ngo byasigaye ku myenda ngo byagize ubushize nabonye umuntu akavideo yisize make-up ngo arangize yikoze moshware gutya yamisigara kuri ya moshware yose ni ukuvuga ngo nguwo yari yakorewe n'umwiga yaharigaye nawe yaba yayikoreye wenyine kuko make-up nziza ntabwo isigara ku ihuzu hari igihe ubona umuntu yisize izuba ryamuvira ukabona ni nk'aho ari nk'igikoma kiri ku mubiri make-up ikazitemba gutya igikoma ariko twebwe make-up dusiga ni aka make-up keza gafashe nzaguha amafoto uyashireho ni aka make-up keza gafashe katakabije keza kabisa kagaragarira neza ijisho Aline akora make-up yeme kandi asiga n'inzara kabisa ni ukuvuga ngo akora imirimo yo kwiyitaho ikintu adakora ndabona ukogosha ubijyanye no gukesha umuntu ariko nabwo urabizi oya sinogosha umusatsi wo mu mutwe ariko nk'aha gutya aho gutya ese ni ibitsike ni ibitsike ibi ni ibitsike izi ni zo ngohe ibitsike ndabyogosha kandi uwo uzaza kwiyogoshesha akaba kubipunguzaho ndabyogosha kabisa kandi ahubwo ikibazo nuko byoja kumera nk'umusatsi bikaba bimera ari byinshi noneho kurushaho kandi utohera wiyogoshesha aho Aline ukora make-up no gusiga inzara woranga se nka location ahantu ukorera ahantu nkorera ubu ngubu nari nahagurishije kubera ko mbere igihe nari ntwite urumva nyine iyo umuntu atwite aba ananiwe cyane gukora bikamugora noneho nshyiramo abantu bahakora mbona bitari kugenda neza nabwo reka mbe mpagurishije nimbyara nzakomereza mbese nzongera kandi mfungure tugenda hagurisha ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo akenshi twe dukorera abageni umugeni iyo umubonye uragenda ukamukorera ahantu ari utwara ibikoresho ukamukorera aho ari hose ariko nko mu kwa gatatu ndapanga gufungura kandi nzababwira aho nzaba ndi gukorera bivuze ngo ibikoresho ubu bifite ibikoresho byo ndabifite umuntu aho yokubwira ngo musange naho ngaho kabisa abantu nubwo muhurira mu muhanda aho ngaho umusiga ndi gukora mobile abantu bafite amakwe n'abantu bakeneye kwiyitaho bamere neza bace baze bagane Aline cyane ubu nyine ubwiza nizo faranga ubwiza nizo faranga ubu nyine urashobora kwisiga ukaja kuri YouTube channel ukabwira abantu uburyo wisize aho ngaho amafaranga akinjira ntuzi ubona benshi
no mu rusengero eh mu rusengero urashobora guhura n'umuntu yisize neza ameze neza akakubwira tubamubwire nabonye usa neza rero ngaya amafaranga genda ushakire ibintu wakoresheje kugira ngo use neza aho ngaho akabaguhaye amafaranga nawe ukaje kumushakira bya bintu kandi ndizera neza ko utabura akantu ukura aho ngaho ni ukuvuga ngo ibintu n'umuntu ni Aline cyane ubonye Aline ubonye ibintu n'umuntu ubu nyine gusa neza nicyo kintu kigezweho cyane no mu rusengero uragenda niba ugiye ujagaraye baguha wa mwanya w'inyuma ariko iyo ugiye uri smart usa neza harya imbere iruhande rw'abapasiteri niho uba uri kubera gusa neza rero duse neza kugira ngo ibintu bigende neza ukuboko nzanicara inyuma ukumva nsa nabi wasanga uzugenda arakanu uzabambona njagaraye uzarebe akenshi nko mu nsengero zacu nitwe dukunze kubikora usanga wa muntu nk'ahantu batakuzi iyo wagiye wakwikiye kositime udukaruvante ibiki baza bakurangiza gusa bagahita bagushakira intebe imbere cyane ariko waza wiyambariye agatishati neza ni inyuma hamwe n'ahandi rwa protocole hariya mu bamama bafite abana bazabafasha amabebero Aline ibi bintu wabitangiye ryari nabitangiye mbese nabyize 2019 irangira nko mu kwa natangiye 2020 itangiye nuko waruvuze ko mwatangiye muri benshi hatangiye turi benshi mwarasozanye se mwese amashuri icyo gihe urumva nyine baradufungiye umwarimu yaragiye korona imaze kujamo nuko twese turahagarara murahagarara kubera ko ntaticaga abandi barabireka ndakeka ko mu bo twiganye bose ari njye wabikomeje n'ubu ngubu baza banyandikira bakamwatsi ibi bintu wowe wabikomeje gute baba bari gutangara nyine ku rwego ugezeho kubera ko bacitse intege ni ikihe kintu cyagiye kigutera kuraje muri ibi bintu icyanteye kuraje cya mbere narabikundaga burya ikintu ukunda no kubikora birakorohera narabikundaga nahoraga nyine numva kwisiga nkumva ni byiza nabona umuntu wisize nkabona arakeye ameze neza nuko nicyo cyatumye mbikunda kandi noneho ikindi ni uko ari n'akazi mbese wahoraga ukunda kwikesha numvaga nyine ari byiza kandi nkabona birimo akazi keza burya akazi ka make-up n'inzara ndakeka ko ariko kazi keza kurusha ngo gafite ibiceri utundi kuko make-up urashobora kuyikora mu minota nk'itatu ukaba ubonye amafaranga umuntu yakorera iminsi 2 ni amafaranga meza cyane amafaranga meza nicyo cyatumye mbikunda cyane nuko uragenda uragerageza uriga challenge nyine ntizobura cyane ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo mu kwiga n'igihe umaze kubimenya ibintu nk'ibyo ngibyo imbogamizi ya mbere nahuye nayo niyo ngiyo yo kuvuga ngo kuriga umwarimu aragiye arabataye mwishuye arabataye abasize mutarasoza kwiga iyo ni iya mbere iya kabiri nagiye mpora n'imbogamizi nyinshi cyane mu ndi gukorera abandi hari igihe wagendaga ugakora nigeze gukora amezi 2 baranyambura yose kabisa kandi icyo gihe nari mfite n'umwana tumeze nabi kabisa nkora amezi 2 nje ku kazi mu gitondo usanga nyiri saro yayifunze yagiye icyo gihe ndamuhamagara telefone yiwe yayikuyeho kera
abari baturanye nawe barambwira ngo yimutse yagiye Kisumu. urumva ni ibintu yari yapanze Ni ibintu kubambura. yari yapanze. Ibyo bintu birambabaza cyane kuva uwo munsi ndavuga sinzongera kandi gukorera undi muntu. Birashoboka ko namukorera ariko mbese byahise bimva ku mutima. N'ubu ngubu iyo ntekereje kongera kandi gukora ndavuga nakwifungurira nje nyine mbonye ubushobozi, ariko ibintu byo kuvuga ngo subire nje muri salo y'undi muntu tena w'umunyakenya mba numva ari ibintu bigoye cyane kubera ko uwo muntu yarambabaje. Hari abantu bari mu kwambugwa cyane. Ni gute wagiye ubishobora? Ni buhe buryo wakoresheje kuvuga ngo umuntu w'umumama mu gihe hari n'abantu wenda badafite ingo bananirwa akazi, ariko none wowe ukabishobora uri umuntu ufite abana, ufite abana baba bakeneye kubitaho imuhira, ariko uragenda urabishobora, uriga urarangiza urabimenya, urangiza no kubimenya ukomeza gukora. Burya ubuzima ntacyo butagukoresha. Ubuzima nta n'ikintu na kimwe bucya butagukoresha. Icyo gihe nari meze nabi pe, twari tumeze nabi, sinavuga njyenyine, twari tumeze nabi. Nta akazi k'umugabo kari hasi. Noneho urumva kandi muri Kenya iyo umugabo ahakora wenyine biba bigoye, aba afite inshingano nyinshi. Biba bigoye cyane. Biba bigoye kuvuga ngo umugabo akore wenyine, yishyura inzu, bagaburire, ambare ibintu byose, abavuze, abigishe. Twari dufite n'umwana mutoya ugitangira kurya, urumva nyine byari bigoye. Ariko ndavuga ati reka ngende niko ashaka. Nuko none nene ko ugenera abantu message bari nkawe, bivuze ngo bari nkawe, bivuze ngo abamama cyangwa se abapapa badakora, kandi turi mu buzima bwo mu mujyi bwo gukora. Njye natekereza ngo none niyo nogira ubwo buryo, ntumana ko ntobasha kwirirwa mu nzu buri munsi, niba ari ukumenyera nabi. Ubundi muri Kenya ijambo rya mbere ry'ingenzi ni akazi, ni kabi activity. Niyo message ugenera bene abantu, kandi ureba mu bigaragara ibifatika ntabyo bafite, ariko nanone bakanga gukora, ugasanga nti bakora bari aho gusa. Nk'ikiyo kintu wababwira? Icyambere nkuko nari mbikubwiye, umuntu inzara itararya ntiyakumva kuja gushaka akazi, ariko umunsi inzara yakureye cyangwa se bakagusohora mu nzu, uwo munsi uzahaguruka uje kugashaka. Ariko hari n'abandi bagira, hari n'abandi rya bakanga, babona barariye bakabati uyu munsi urashize n'ubundi uzashira, inzara ikamurya, ariko akavuga ngo singenda reka ntegereze runaka yagiye gukora aze mu kabe. Aze mu kabe cyangwa se aze musabe iwe yiriwe aryamye, yarangiza akavuga ati runaka yagiye gukora, reka mutegereze nataha nje kumusaba, cyangwa se mu kabe. Abo bantu runaka nawe akeneye ngo nawe ugende agukabe, wowe kubera uzoza mukaba gusa. Njyewe mva nkubwiza ukuri, njyewe ku umuntu uhawe ushakisha, umuntu uzi ngo karashakisha niyenda arashobora kuyabona aho tugashaka, karakora. No gufasha pe, nzi ko wagiye ugahebura ntoyaguha, ariko wa muntu wiriwe uryamye n'umugore wiwe n'umugabo, urumva n'abana bose, cyangwa se biriwe bitemberera mu muhana, njye niriwe straggling nshakisha, ushaka amafaranga, yamara kaza ngo nimuhe.
ndashobora kuguha umunsi wa mbere n'uwa kabiri ariko wa gatatu sinoguha wa gatatu ntiwomuha cyane kandi mashaka si wa ko ubaya muntu ushaka ngo nawe ugerageze cyangwa se fate udufaranga dukeya ubwiye ati genda wongereho ko ufite akubera igishoro utangire nawe ukore kimwe nuko naje nkora na Bibiliya iravuga ngo udakora ntakazi ariko aba bantu bicara ngo nta kazi utuzi twarabuze kandi umuntu yo kwihangira akazi nkaline hari n'abatokora ibyo ngibyo hari uwavuga ngo aka ngaka kanje karagoye cyangwa se gasabye igishoro kinini ariko urashobora kuvuga ngo reka mfate isukari n'ikawa teremusi buri wese aba yifite mu nzu ngende ngurishe icyayi ku munsi wabona amafaranga yo kurya cyane mu bibi byose bizabijinga se urumva icyayi cojinga se oya ntikiza gipfa kujinga Nairobi icyayi n'amandazi icyo kintu kitaza gipfa kujinga ako ni akazi wakora hari utuzi twinshi cyane ushobora gukora ukagaburira urugo rwawe udasebye urumva yego turabizi hari igihe umuntu agahebura kabisa bikanga bibaho ariko byange wagerageje uticaye mu nzu gusa ngo mu bitekerezo byawe ngo byanze utagerageje urumva rero ikintu nabwira abantu ni ukuri abantu bakore amaboko mu mifuka bahaguruke bakore tuve mu bintu byo gusabiriza bituma umuntu asuzugurika cyane pe biranamutukisha usaba umuntu uyu munsi wamusaba ejo akagusuzugura akabona hariho bamwe babona nyine ko udafite n'ubwenge none se utahaguruka ngo uve mu nzu ugende ushakishe kimwe n'abandi ahangaha Nairobi hari abantu benshi bitunze bakora akazi kabisa bapagasa ku buryo utamubwira ngo utamuzanaho ibintu byo kuvuga ngo ufite umusponsa ngo akumve nk'umuntu wicaye mu nzu ngo ufite umusponsa ahubwo niho wagakwiye gukora kumugira n'izindi mbaraga ubuhawe ufite umuterankunga kugira ngo agupushinge ugere ku bikomeye nuko rero abantu bahaguruke abantu bagendera bakura amaboko mu mifuko cyane cyangwa bakora imyenda bakorera imyenda idafite imifuko nuko hanyuma kubera ko twaganiriye na Aline kandi ari umumama nifuzaga kukubaza ikibazo kimwe ku bijyanye na bene wacu cyane kubera ko uri umumama ku bijyanye n'ingo ingo dufite ubu nyine muri se bazavuga hajya muri population bazabyita gute mu bwoko bwacu mu banyamurenge communauté ariko ninka nje nari mishize mu gifaransa na communauté ni population n'abantu communauté muri communauté ingo dufite ubu nyine ziriho zidafite umusimamo munini cyane ku bijyanye n'ingo ziri mu gutandukana ubu nyine ingo ziri mu gutandukana hano mu mujyi kandi zigatandukana hano mu mujyi aribwo dufite abantu bize bagenze banajijutse mu gihe twebwe ba sokuru cyangwa se ba papa bashakaga abagore ugasanga amutera uyu munsi yamubonye wa mukobwa ateruye nawe akagenda agashika gatura bakubaka bakabyara abuzukuruza ariko ubu nyine mu gihe dufite ingo abantu bakundana imyaka 2 ariko bakamara amezi 6 mu rugo nyuma y'amezi 6 ngo birasambutse niki gishobora kuba gitera ibyo bintu simbizi cyane kubera ko njyewe wanjye turacyari kumwe ntituratandukana ariko uko ntekereza ko abantu bajijutse kera
kandi abantu ibya kera n'iby'ubu biratandukanye. Nkuko wari ubivuze, kera wahuraga n'umukobwa uwo munsi ukamutwara mutaziranye by force, ukamujana mukabana buzira iherezo, sibyo? ni ukuvuga ngo kera habagaho ikinyabupfura oya si n'ikinyabupfura cyangwa isoni nyine umuco. Imishingano z'abagabo n'iz'abagore zari zitandukanye. Si no kuvuga ngo zari zitandukanye, ni ukuvuga ngo umugabo yarashakaga azi ko akazi kiwe ari ugutema, yarangiza gutema akaragira inka. Siko babigenzaga. Umugore akinjira mu murima agatera, akabagara, agasarura, nuko siko babigenzaga. Bagahurira imuhira. Umugore yarazi ko guhinga ariko kazi kiwe, akabyara, agakora ka kazi kose ko mu rugo, sibyo? Ariko hano rero ruguru ntihabaga gukodesha inzu, ntihabaga kugura ibiryo no guhaha ibikenewe, n'amashuri bayishuraga udufaranga duke cyane. Ariko hano kandi bafite inka, bafite ihene. Hano rero biratandukanye. Muhura n'umuntu mukadetinga iyo myaka yose, ariko muri iyo minsi mudetinga buri wese aba azi ngo umugabo azajya yishyura inzu, azatugaburira, azishyurira abana school fees, azakora birya byose bikenewe mu rugo. Ni iby'umugabo, sibyo? Mwenda umugore nawe azakora aka kazi ko mu rugo nyine, sibyo? Mwagera mu rugo umugabo niba yishyuye inzu, ibiryo bikamunanira, niba yishyuye ibiryo ku ishuri ry'abana rikamunanira, niba yishyuye ishuri ry'abana, ibindi byo mu rugo bikamunanira, kwandika ibindi byose. hanyuma wa mugore nawe, umugore kureba ibyo mu rugo nawe niyenda bimunanire, ukumva bose bakavuga ngo turucemo kabiri, uyu nguyu agataho mugenzi w'imfane, mugenzi we nawe akamutaho imfane, bikaviramo aho nyine ugasanga ibintu byanze. cyangwa ni ibi bintu byaje by'uburinganire, wenda abantu bagashaka nko kuresha, simbizi, ukumva ko wenda bibaye iby'uburinganire, njyewe numva ko ariho byakemukira. Kubera ko niba uri umugabo wanjye tukavuga ngo tugire uburinganire, ni ukuvuga ngo turagabura, tuvuge ngo shakisha amafaranga wishyura inzu unahaye, numara nawe umubwire ngo shakisha amafaranga ugaburira abana, unakore n'utu tuntu two mu rugo twose. Urumva? None se urumva aho ngaho tutaba dufashanye? ubwo bwo kugabana imirimo uremewe. None ubundi wenda butemewe, buramutse bwemewe bukwiye kwemerwa bwose uko bungana. Umugabo mu gikoni, amasahani nguwo karakoropa, n'umugore yibereye aho ngaho. Nta mugore wawe, kuko abagabo bwabaye uburinganire. Uburinganire ni ukugira ngo mureshe mwese, si ukuresha mwese. Niba wakorose mu gitondo nawe nimugoroba, none se aho ngaho bitwaye iki? Niba uhawe umfasha gukoropa, nanjye nkagufasha kwishyura inzu, aho ngaho urumva hari ikibazo? Ngahe nawe fata ishusho y'umugabo wawe. Ibyo ni ibintu mwishyiramo, ariko utekereze ishusho yo gukoropa, yego abagabo bazakoropa, utekereze ishusho yo kubara amafaranga y'aharandi wadura umugore. Umugabo hanze yavuze ngo yavuye ruguru atazi gusasa. Mbega ngo agere hanze ngo kubera ngo ukuntu ngo yatinyaga gusasa, ngo yazaga ngo akamasesera. None natwe ni ukuza dusesera. Uburinganire njye ntaho mbugayira. Aho bugayira? Urabwemereje 100%. Niba uburinganire abantu barashobora kubukoresha uko butari.
ariko uburinganire ari ukungana kuresha twese ntagire uje hejuru ntihagire uje hasi byaba ari byiza bitangaje byaba ari byiza cyane ukemera ko muresha n'umugabo wawe byaba ari byiza mukagira inshingano zimwe kubera ko ntawotaho impfana undi sinogira icyo sinogira ibyo murunduriraho nawe ntiyogira ibyo anunduriraho urumva niba ubyutse mu gitondo ukavuga ngo reka ncumbe nawe ukorope urumva nitumara umwe yoza ibyombo undi ategura abana nitumara twese tuje mu kazi sibyo nitugerira mu kazi turashaka amafaranga wishura inzu naje ngura ibiryo sibyo nituva mu kazi umwe arateka undi areba abana aho ngaho niki cyapfa ibyo bintu two muri bene wacu bikunze kuba byomena amavuta ibyo ngibyo nimwe mu bitekereza ko ariko nta mavuta tuvuge nyine tuvugire muri bene ngaho wowe tekereza kubera umuco wacu iby'umuco mubireke turaje n'undi muntu umuco wo twawutaye kera umugabo hano kabaye karakoropa wenda wowe wicaye kuri WhatsApp oya sinicare kuri WhatsApp wewe ariko woza ibyombo njyewe umugabo wanjye ntashobora umugabo wanjye sinamwemerera ko aje mu gikoni so uburinganire se bwabaye wowe ariko woza ibyombo urangiza mbere yiwe uraza uba wibe umuntu araguhamagara uraha kuri WhatsApp noneho twe turaje tumusanze ari gukoropa iyo nshusho yogaragara gute iby'abandi mukabireka iby'abandi babona mukabireka sibyo mwebwe urugo rwanyu nimwe muba muzi ko mwarusetinze niba muvuze ngo ibi ngibi nuko bigiye kumera iby'abandi mubireke abandi mubima amaso kuri twebwe tumubonye ko azoba agaragaye ari inganzwa cyangwa se muzabibona ko ariko urugo rwiwe nuko yarusetinze kandi ntashobora kuza kukubwira ngo urugo rwanjye narusetinze gutya niba ariko yasetinze urugo rwiwe niba ari byo bibahesha amahoro mu rugo rwiwe nabikore gutyo bivuze ngo hari uburyo bwo gusetinga urugo nta buryo buhari bwagenwe bw'urugo ibyo ngibyo ni ibya mbese ni ibya ruguru ni ibyacu abanyamurenge ariko nk'aba ngaba twasanze ino aba bakamaho n'abandi nyine bajijutse nyine basirimutse n'abazungu baravuga ngo no hanze barabivuga hanze ngo abagabo bari mu gucumba se nk'ibindi bintu ni ukuvuga ngo hanze umugore n'umugabo bafite abana umwe aza akora ijoro undi agakora amanywa ukoze amanywa uwasigaye arasigara atunganya ibyo mu rugo byose bibaho ari ukoza ibyombo ari ugukoropa ari uguteka ari ukureba abana ari ugusasa ibitanda ari ukugira ute byose arabikora muri Amerika umugore agasange yamutekeye naha niyo byari bibaye ibintu byotungana byokoro nubwo buringanira abantu bavuga njye mbona abantu babukoresha nabi babukoresha ku kanwa ariko batabwemera mu bikorwa wowe ukifuza ngo biba bwakabaye bube ariko bukoreshwe neza niba umugore yumva ko ubwo buringanira bushaka ntagabane imirimo n'umugabo areke kuvuga ngo imirimo yose ayirunduriye ku mugabo narangiza asigare kandi ahagaze nk'amonima kandi aho hantu niho usanga bigiye kuzana ibibazo mu rugo cyane rwose kabisa hanyuma dufite akaba n'abandi bagore bakora ariko abagabo bari aho biryamiye yirirwa azenguruka mu muhanda abo bagore barahari benshi turabazi turanababona nawe urabazi birirwa bazenguruka mu muhanda ugasanga umugore arakora ntaba mu nzu bafite amavuta ariko umugabo niwe wirirwa azenguruka asurana aja mu bitaramo
Tego ntitwanze ibitaramo ariko ni byiza gusenga ni byiza ni byiza ariko senga ariko unakore tusenge ngo bivuze ngo gutarama ni byiza ariko kandi iyo habayeho ariko haba hari ikintu haba hariho quelque kidakorwa neza chose usenge ariko unakore abana bareke kwicwa n'inzara ngo kurasenga uri mu bitaramo hari n'abandi bavuga ngo baza basenga ngo bakabona amafaranga yego bibaho nanjye yari igihe nshirirwa nkaburirwa kabisa nkavuga ngo Imana yonyine ahangaha niyo isigaye nageraho cyane nkabona Imana irangobose nkayabona ariko gukora ni byiza gukora ni byiza ntawe twabigayira definition nari ngiye kwibuka mu gifaransa yo gukora ariko ndayibagiwe nigende hanyuma Aline yafunguye cyane yitwa ngo ni Aline makeup artist mugende muyikurikirane bakore ibikorwa akora ibintu byose noneho yaraborohereje afungura YouTube kubera mwebwe nuzoza uva muri Amerika ukazi no Australia hehe Canada hose ugashika ino uba ugeze kwa Aline yego nukuri gushika ino gusa nuko amuca Aline uratekereza ko bitabaye ibyo gukora makeup ukora iki kindi uramutse ubuze makeup nza mbona n'ucuruza uzubona ko uri umuntu ufite ruga biashara kabisa njye n'ahantu nkorera njye simbizi ariko nicaye hano mu rugo nyine ntacu nabona ariko iyo sohotse kavuga reka ninjire mu kazi sinkunze guhebura ijambo ry'Imana riravuga ngo nzagasanira imirimo y'amaboko yanyu cyane rwose ubwo icya mbere ni uguhaguruka ugakora cyane pe Imana yonyine ikagasanira nzamana gucuruza nicyo kintu nakora kubera ko nza numva ngira impano yo kwiyegereza abantu ni ukuvuga ngo nimba Aline akora kandi ari muri umoja tu woweho ni ukurambarara ayiwe abandi bose ni ukurambarara kabisa Aline reka dusoza ndashaka kugira message ugenera abantu wewe uri umumama ariko nanone uri urubyiruko kandi uri urubyiruko message ugenera urubyiruko rwose rw'abamama bari mu rugero rwawe n'abandi hari n'abakobwa mu ngana batarashaka benshi n'abandi bakobwa benuko message imwe ubagenera y'uyu mwaka yo kugenderaho 2025 yego message nabagenera ni ijya nababwiye dukora amaboko mu mifuka dukore kabisa dukore uyu mwaka ni uwo gukora uyu mwaka ni uwo gukora tukishakira ubuzima igihugu cyacu kiri hafi gukira kandi urumva ni twebwe tuzaba abakora nitwe tuzaba tukiyoboye ahantu bari hose bagume bigwaneho abafite akantu buri wese ufite akantu yiyiziho nitwe tuzaba tuyoboye urumva dukore twige imirimo twige ibintu byose hano muri Kenya kuvuga ngo ubone akazi ka office ntako biragoye pe ariko ikintu kitubesheje hano muri Kenya nuko ugenda ukiga kogosha ukiga gukora inzara ukiga makeup ukiga gushiraho protector n'ibindi byinshi ukiga utuntu twinshi rero utwo ngutwo cyangwa ugafungura n'ikibanda utwo ngutwo nitwo mbashishikariza twige ibintu byinshi pe byinshi twihangira imirimo
gukata imboga tubyige, twige gusiga amarange, twige kubaka, twige ibintu byose bibaho tubyige kugira ngo igihugu cyacu nigikira tuzotahe turabatica tuzagikirira kuba ino ntikukabe imfabusa cyane kuba imahanga ntibikabe imfabusa nanone tuzagira icyo tubasoromaho yego nico ngico. Ikindi abantu bakurikira Intore TV twongeyeho akandi ngo ni show Intore TV show mugende mukore subscribe kuri Aline Makeup Artist. Hariho ibintu byiza, bigisha urubyiruko gukora n'ibindi byinshi, bigisha gukora makeup. Hariho ibiganiro bisanzwe biryoheye amatwi yanyu, twagiye tuzana abatumirwa beza cyane baduhugura, batugira inama. Mugende mujeyo murahakura ibintu byiza cyane, ibintu by'isomo. Yego, bagende bazi ibiciro si ngombwa, bazabimenya bakugezeho. Ibiciro ni byiza cyane kandi makeup yacu ibirenze pe. Abashaka kwiga, abashaka guca, abashaka kwiga ni karibu, turigisha. Ahantu twigishiriza ni Nasara, hari salo ihari. Nimero zacu ziri mu biganiro bya Aline Makeup Artist. Yeme ntako batagize ngo basobanurire. Zaba utazushima n'umurozi. Nuko Aline reka dusoze ngushimira. Turagushimiye cyane ubwo kubana natwe. Yego. Buriya ikintu umuntu afite utagikoresheje ni hahandi wogipfana, ariko iyo ugikoresheje kigafasha abandi bantu nawe kiragukiza. Ibintu ukora wakoze biza bisigara bikora. Turagushimiye cyane ubwo kubana natwe ku Ntore TV. Abantu bo kuri Aline Makeup bagende bakora subscribe ku Ntore TV. Icyano nshashi ivutse hano mu Muhana kandi ni yanyu, nitwe twayifunguye ariko nimwe banyirayo. Turabashimiye cyane kubwo kudukurikirana, murakoze cyane.